So hari igihe ushaka gukenera ukarikodinga ibijyanye no kurikodinga ukoresha telefone, ariko ashaka ya audio kugira ngo uhindure video. Ushaka gusanga wenda ufite nka YouTube channel, ushaka kugira ngo ibintu byawe bive mu buryo bwa audio ubishyire mu buryo bwa video. So ugasanga recordingishije telefone cyangwa se aka MP3 gasanzwe, ariko ubika ama audio yawe ujya ubura uburyo uyaploadinga. So rero ngiye kwereka uburyo audio yawe cyangwa se wayibyaza umusaruro kandi neza bitakuvunnye, kandi biraza kugenda neza. So kadutegereza ama application afunguke, niyo ntegereje, hanyuma turebe. Niba ndashaka ahantu hari aka audio nakoresha, audio tugize ukuntu yandaza kudukuramo hano. Kadutegereza Adobe Premiere ibanze ifunguke, nayifunguye. Dutegereje ko ifunguka, hanyuma tukareba uburyo wafata audio yawe ukahindura MP4, Mp3, MP1. So ibyo ni ibindi, hanyuma dutegereze reka turebe irimo irafunguka. So hano izi nizo nakoze, ariko wakora izawe. Urakora new project, marakora new project, uravuga ati kanze nyite try cyangwa se training, hanyuma nze nyishyire hano. Dutegereze, imashini ifite kugenda buhoro ariko ntacyo turagikurikiyeho. Hano ifite ibintu urashyira hano muri editing first, nawe ushyiremo ikindi ushaka ifoto wakoresha izamo hano. Urugero ndashaka iyo nkoresha ngewe ifite size nk'iya video, ndakoresha iyi. Reka nze nkoresha iyi wenda, nkoresha iyi, nze gutya ndayitereka. Impamvu nyishyize hano ni ukugira ngo impereze table ya hano. Noneho bampaye hano hejuru. So icyo nashakaga ni ukugira ngo bampe size ya hano, kuko ijya kungana YouTube. So ushaka kuba wakoze size ya 1240 kuri 720,
iza kuguhereza shape ya hano ya YouTube. Bizaterwa, hanyuma nawe icyo ukora ni iki, urazana ya audio yawe, kandi nshake nk'ahantu hari audio hanyuma nyizane, ndabizi biraza kudufasha. Shaka ahantu hari audio, mfate nk'P3 ni soundtrack ariko ko serekana ndebe indi nzima. Mbuze record, mbuzana ari akarecord gato, reka mfate nk'iyi ngiyi, nyizane hano, cyangwa se reka ndebe indi audio mfite hano n'ay'abandi, sinshaka kugira ngo ajye hanze. Kandi mfate nk'iyi audio, ona ahantu igiye, urabona ka gafoto kabaye gatoya, ka gafoto kabaye gato cyane. Ndakongera, nimara kukongera nze hano kugira ngo kareshye n'iki, urabona ni playinga nkoze rendering. Abo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburyo nashyira no video hano yindi yamfasha, kandi ndebe ko ndi buyibona, ariko iraza kuboneka. Iraza kuboneka, kandi ndebe hano muri, ona nk'iyi video uburyo imeze. Nzamure hano, nzi hano kuri source project, hanyuma nze mfate ya video yanjye ya yindi nabonye ku ruhande, kanze hari ahantu njya mbika ama videos, reka nze nka hano harimo video zigiye zitandukanye. Ndaje mfate nka hano muri ya Holy Spirit, nyizane hano, nyishyire hano muri project, ona yaje. So hano rero ikibazo ifite igice ndi buterure, ndaterura hano kuri video only, nyizane hano, ariko ndabanza kugira ngo ireshye, ubona ko ni gato cyane. Ndagaklikaho gutya, nkande Ctrl C Ctrl V, nkore gutya, Ctrl V Ctrl V, nkore copy ni duplicating. Nindangiza ndaza nka selecting gutya, ndahita nkanda left, ndaza no kuri nasty, kandi nasty nkanda ukubona ko kaje, ndahita nkafata nkaterure nkazane hano. Urabona none kanka ikindi mbiringanize neza. Audio nisanga ariyo ndende, mite mbiringaniza nabyo. Hona nk'isi nayikorera, ndafata copy hanyuma nkore paste, sibyo? Hanyuma icyo ndi bukore ni kimwe. Urabona rero ya nshaka kugiplayinga gutya, urabona ko video irimo iraraninga. Ufite ikibazo cya audio yawe wayongera hano ikaza kugira cyangwa se ukaza hano my effect, ukaza volume, ukandikamo volume, baguha nk'ama effect wakoresha muri channel kwa amplifier. Hanyuma ikindi ukahita ugira gutya Ctrl M, cyo bita Ctrl na M. Ctrl M iyo ukiritse bakuzanira ahantu uri gukora render, ariko urabona ko ifite giga enye na megabyte 55. Icya mbere ugomba gucekinga ko hano iri kuri H24 gutya, hano ni match source high bit trade, igira bireka gutya. So ikindi ndamanuka hano hasi, wanda kandi kuzamura kaka hano nta video y'umuntu irimo,
keretse harimo ishusho y'umuntu igaragaza amaso. Ngiye kugabanya izi megabyte hano kuri 10, ndakirika control A nshyiremo rimwe, nkande enter, bampaye megabyte zingahe? Megabyte 500, kandi zivuye kuri giga enye. Ndahita nkirika hano, nkiri ku buryo nayisavinga kuri desktop, nyite B kugira hanyuma nkande hano mpite nkanda renda, birarangiye. nuko video wakayikoze. Urumva rero ntago bigoranye. So ni ibyo ngibyo. Ufite ikibazo waza kwandika muri comment, hanyuma tukagufasha. Murakoze.